Nashaka impinduka, nashaka impinduka, so I can be okay, so I can be okay. Hakaza iminsi y'umunezero, I can make you stay, so I can make you stay, so I can make you stay. Ndashaka impinduka, ubuzima burarya, umutima ntutuza. Ndashaka impinduka ngo mbone bucya, amarira arashoka, ibitotsi simbibona. Kale kabanza nkubwire. Asemana ufite ikibazo bro. Bite bya. Ufite ikibazo. Ntabwo twavuganye wabyumvise. Ufite ikibazo man. Dekura man. Dekura man. Ako be usigaho neza baba. Usigaho neza baba. Dekura ariko. Dekura bro. Ntabwo twavuganye. Bro uzikuri n'ikigoryi se. Uri ikigoryi man. Mwana reka nkubwire. Toka we musenzi. Biko wabaye iki? Ko mbona bitumbije? Sha ntabwo meze neza n'uri bonkize ibibazo nifite. Byagenze gute se? Ibibazo gusa naba naho mbihera. Nyine mbwira. Kandi njye na shere wanjye twashwana. Nikita? Oya, byagenze gute? Bazi ko sha nimubura twatumeranye neza akaza kunda mu kanya mbwira ngo njye nadutandukana. Mwana agakinko. Byagenze nyine gute kugira bigende gute? Urumva ikintu ushaka kwa mwapfuye. Ukuri kose abina kintu se mubwira ko twatumeranye neza. Sha unazaga amuzanye yo. Yahise ko nimubura twatumeranye neza turi kuganira neza. Nayindi muri dorambwe antumye nk'abantu nka batanu. Nimangusha ko watinze kumwita bakahita yivumbura. Oya. Wapa ubwo njyewe naje. Arakumbira ngo njye nawe dutandukane ngo nta kindi kintu ashaka. Mane byancanze mumbe ngo ndababaye byatwaye. Sha mwihorere wowe. Izo niyo mpamvu wabaye gutyo. Mwana usikuntu wa mukobwa mukunda. Nikita? Uriya? Yamukunda byata. Oya nabirenze we mwihorere ahubwo wowe yashitse ubundi kimwamwapfuye koko. Nta kintu kimwe gukeka. Abe na kimwe. Habe nubwo umva rero nimba wumva ko nta kintu mwigeze mu pfuri kumva. Wowe genda witurize gusa niwongeye kumwirukaho. Nukomeza kumwirukaho nawe aragumiza kwiryeho. Umukobwa wimwetse ko umushaka cyane rukumva nawe aguma kwiryeho. Genda wikwamire umweke ibyabaye ari bisanzwe sibyo. Nabona ko wamwihoreye araza kuza kwishakira. Mwana ndamukunda byatari. Siko kubyakira ndi kumva bitashoboka. Neza ajya gukora iki? Mwihora ahubwo genda ushaka ibikorwa ukora arikumva bituma umukurura. Yongera aza kwishakira. Ariko sha aho sowe kuri umuhungu mwiza nagwe uzakorera abakobwa bose bahari. Yari ko niwe nkunda man. Ako washaka nundi ese akwiriyeho waguma umwirukaho. Mutwe ndumva uri. Ihangane wowe ahubwo we nabirenza hano abakobwa benshi nanakwanga uzashaka undi sibyo. Mwihorere. Gusa nyine araza kukwishakira icyo atakikubwiye. Kwenda bizara gukunda. Ikitaragukunda byataye. Agashaka nk'ikintu ushaka ko wakoze wowe. Nukuri ko Imana imugwa turi kumwe nta kibazo. Twatandukanye tajya mu nta na kimwe. Ubwo yaraza kukwirebera. Mwihorere. Wabona nashaka attention yawe reka. Mama ndibaza umwanya wanjye nataye. Leo wirwajije umutwe amashati wayarangaje mwihorere sibyo. Mwihorere biraza kugira. Ntabwo byoroshye nyine kubyakira. Nagukatira uzaye mushakira ndi mukobwa. Ndi mukobwa se. Sibyo. Abandi terashere wanjye mwana usabye. Mwihoreye nika abakobwa tume. Imba yagiye uzabona undi kandi abizi ko atagiye araza kuza kugushaka. Wowe gusa nawe use nk'umwiryaho. Nongeye kugenda umwirukanka. Nese wamaye service ahubwo. Ushaka iki se kandi? Kugenda ngo wemo ukaza muri doro ukajya umonekera urumva kumenya ko hari undi muntu bari kumwe cyangwa nuwe niba birimo. Undi muhungu baba bari kumwe se. Umunsi umwe mushwanye sumva yababonye undi muntu. None se twapfuye cyo. Nyine wowe ugenda unekere sibyo. Umenyera amakuru nyine. Ubu ikintu ndi gutekereza ashaka ko ashaka attention yawe sibyo. Akaba ari kuba naza kureba muri classe yanyu ntabwo ari kuvuga ngo mu rundi rwango ngo classe yanyu ira block yanyu kimuntu ko bintera isoni. Nise kubera iki? Nyine sinzi mbona mukira abana. Nanjye
umwana n'abakecuru twigana muri class. wowe ibaze ariko yagiye ni senior tu ibaze senior tu namanutseho ahubwo akenshi uza kundeba ariko njye nza kukureba mubwira ati urabona petite sœur ngomba kugenza muri class yanyu nkareba ibyo ari byo tuza kundeba dore physique bayanangora noneho ngo physique gusa ibya physique ndacyabyibuka koko igihe gito uhavuye wese ubyibagirwa ariko ntabwo nabura ibintu gusobanurira ngenda umuhanga kurusha abandi ndabyemera ndabizi n'ubundi we naviye muhora muvuga ko ndi umuswa kuba umuswa byo nibyo wavukanye ahubwo amakuru mfite mbikaraga umukara gutera kandi nzakorera kuri papa niseriye papa umenye ko papa yarakuncungisha bati umusingi ugomba gucunga rero ayo makuru ndayafite kariya gahungu se wowe se wambe nanjye nzakujya wambe uriya ari ibyo tuba dupanga bindi noneho baramwe ngo ntabwo kirya nijoro kuva ryari bavuye ku gahungu ayo makuru tutayamenya ushatse gana narwaye igifu warwaye igifu ryari ego ni ukuri maze igihe ndwaye igifu amakuru mfite n'uriya muhungu tumusiga ego komana uriya mutipe mwana nyine aba ari kuntera utuntu kimenya gukira umwana ubwo ngubwo bakubwiye ese mugura ntimuteretere iki utambeshye n'ikintu ni nk'amagambo bakubwira shase musinga bari kumbwira ari mwiza ndagukunda ariko man ubwo kuri sinzi impamvu ubona ko gukira umwana ntawe n'ibyo bashaka babifite nta kintu ibintu n'ibyo nyine nako nawe ntukakajya ndashaje ariko mbese bavuga ko iyo umugabo uzamumbarize kunkunda uragira tubigenzo uri gurekera umwana ntabwo ari ngombwa ngo telefone nzakorerwa kuri papa biri seriye Miki usiga uri mu rukundo usibona akahungu reka nkubwire buri kambebe iyo yazaga kukureba mu rugo buhoro urara kuri telefone ndagukunda njye ndi mukuru mwana ngize ntabwo ndi mukuru ndimo ndakura mwana sha nyine aba ari kumbwira ndagukunda nagusongera kurya kanga bahita bimaze n'igihe narya akawunga arakugurira se rwose gutema ibice suzi twatwe tunagugeze niyo tumara mu gihe wowe nka bro wanjye utaramana gift kuri se wabaye gift ariko biba byagenze gute ntisuri bro ibaze nyine aho umutipa bimwe ngereka rero ntabwo byashoboka uzashaka ariko nzongera kubasanga nzamurya ibintu by'ibigumi uzinjonogo zo mu nda nongere mbasanga uzaba ureba ibyo kugaragara gukunda n'ibice ukingana gutyo none nkora iki mukatire kumukatira gusa nimukatira kento uzajya uhandana nzakujyana ibyo ngibyo bidisiba keretse nubwira vile ko uzajya unjyana kento kandi njye bikwemereye urabeshya igihe wahereye umbeshya nimugoroba uze kundeba banza umbwire ko urangurira ibiraha ahubwo reka nze nkwereke noneho bita agasiripurize katanje si ibyo ngibyo usabye mbwira njye si ibyo gusa nese igiye gukora wamumagaje ahangaha ngo hari ikintu ushaka kumbwira ni igiki Shadia ni birebire bivuge njye ni birebire sinzi kuri bunyumve pe ndakumva mana yanjye ko ari inkuru ndende koko mana gusa nyine ndabikubwira gerageza unyumve sibyo ndakumva urambwira so ndabihera he koko biteye ubwoba se ni bibi mana yanjye biteye ubwoba ni bibi ni inkuru nyine vuga njyewe no kwincisha amatsiko gera uribuka uwo munsi tujyana gusaba animateri uruhushya ndabyibuka uribuka ko yakubwiye ngo usohoke se yego ese ko ntabwo wigeze wibaza ku mpamvu yakubwiye ngo usohoke nagize ngo ni ibisanzwe nyine buriya hari nk'ikintu wenda ushaka kukubwira cyihariye Shadia animateri ureba hariya yankoreye ibintu bibi ku buryo no kubivuga mba numva ibiki Shadia animateri yaramuhoteye yamfashe ku ngufu ibaze ku ngubu ntwite ngo sinzi kuri bunyu wagerageje ukanyuma si umusazi nisi kuki wabyemeye
yamfashe ku ngufu yaramamagaye ngo aranshaka muri biro ngira ngo agiye kumbwira ibaze ko ahise amfungirana nabuze uko ncaho nabuze icyo nkora mana yanjye amfata ku ngufu gutyo ngira ubwoba kubikubwira ndavuga ati wenda nzafata umwanya mbikubwire neza. Hashize igihe kingana iki bibaye? Ngubu aka kanya mfite inda y'amezi 3. Amezi 3 yose? Ninde muntu undi se base wabibwiye ubizi? Nawe kari wowe inshuti ngira so wajya mbibwire nde? Kuki utabimbwiye? Man nagerageje igihe cyane ibintu birakomeye. Museno utanyumva base n'ibiri bunyumva wambabariye ko bisundi kuki utabimbwiye ntago nyizera namufata nk'inshuti yawe. Ndakwizera ariko none kuki amezi 3 yose? Dira wamfashije ukanyumva. Giho ubanza hano ndi mbabarira. Asundi mfata ute? Dira ngufata nk'inshuti yanjye pe ariko hari ibintu byari byangoye ko kubwira nanjye umutima wanjye kubyakira byari byananiye. Dira wanyumvishe. Sha Nikita rero nakubeshye no kuri kw'Imana ndi kumva muri no minsi connection yanjye nawe twaba tuyihagaritse pe kubera sha ndumva bitangiye kuba too much kuri pe genda abona bitangiye kuba too much kuko nimba se umujama ashobora kuba gufuhira gutyo tutanakundana nyine ibaze nawe ko tudakundana ariko umujama akaba gufuhira bene karakageni rega si ubwa mbere bibaye ntabwo ari ubwa mbere bibaye pe bibaze ko akora biratwaranatandukanye twaratandukanye ahubwo sinumva impamvu yagutera ubwoba binko mpano gutera ubwoba oya nta by'ubwoba ariko nanone urangengeraga twe gatoya nkakarinda uruguma nawe ntabwo uri inshuti nziza umuntu uko yaguteye ubwoba uhita uvuga ngo turekere kuvugana ma kubera binko gusa n'ubundi twaratandukanye nta bintu dupanga ntabwo mvuze ngo turekere kuvugana ariko byibuza tugabanye connection yanjye na tujye tuvugana ko turi muri classe c'est tout kuko no cyane ko binko tutanigana twajya tuvugana turi muri classe twajya tuvugana turi mu bindi biki ariko no kuri kw'Imana ndi kubona byambanye too much burangiye ndi umuntu ukunda kuba ari pose atuje nanga kuvugana nabi n'abandi bantu subundi watuje ukamureka ngendaza kwivugana nawe agutera ubwo atume tureka kuvugana Shamiki nawe mbere inshuti kabisa ahubwo we mbere inshuti ubu atume dutandukana maze tureke kuvugana binko tutanagikundana oya ntabwo uri kunyumva neza ndi kukumva ahubwo wowe umva ukuntu nakubwiye ndi kukubwira ntabwo ndi kukubwira ngo turekere kuvugana for real je ndi kuvuga ngo uburyo twavuganagamo tujye duhuriza class uzukuru umunyabwoba ndiko yaguteye ubwoba undi yakubwiye ibiki bituma uvuga biriya ni no kunyanduriza izina mana reba kugira ngo mfate hari anyandagaze mu bantu bose ahubwo wowe ni uri kwiyanduriza izina oya nyine nanjye yifata agafuhira umuntu batagikunda wanyandagaza mana nukuri pe tuza wenda haza kuvugana nawe biraza kugenda neza ntabwo umuntu wanyandagaza bibaho kubera ko nanjye nje niko mbayeho nje ubundi nta nubwo nkunda kugirana connection nini n'abakobwa kuko nzi ko iki kintu gikunda kubaho ariko nimba binka atangiye kumfata akanyandagaza mu bantu bangana kuriya mana reba ukuntu nsa mbese reba ukuntu ndimo ndasa hoya wibiseka ntabwo bisekeje ntabwo nje ngira guseka ukuntu uri kuvuga ibyo biraza gushira ndaza kumuvugisha biraza kurangira ariko nihita ufata umwanzuro gutyo gusubutse you better do it or not gusa nyine ngiye ndi kumva atari neza kabisa kuba najya mpura n'umuntu buri gihe dushwana dupfa umuntu mane niko giteye kigira ubundi ngiye nimagine kubundi ibintu byose twabirangije agatanye nawe mbese ubundi kuri kumbwira ngo mwaratandukanye bise twaratandukanye akaba yaje uri kuvuga ngo sheri ni iki kwita bayi mane kirakingiye sinzi
cyangwa biri seri si ubona ko hanze kugeza twaratandukanye ntabwo tugikundana kugenda aha kugira ngo byemeye ntari nzamubwira turi kumwe wumve ntabwo tugikundana let's hope so gusa nyine ntabwo ibi bintu ntabwo nari mbyiteguye ntabwo nari niteguye ko ari gutya hano kuri kino kigo bikora nuriya wenyine wasaze abandi bose ntabwo ari kureba ameza yarasaze umuntu aramubwira nimvira yambwiye ngo twaratandukanye ariko buryo iyo mbona nyine umuntu ahita abigira intambara hagiye turacyakunda none se nyine dore ikibazo bino bintu bishobora guteza ntawe utarakara njye ntabwo nakanzwe n'ubugome bwe kuko nanjye mfite ubundi bugome nshobora kwiga ugasanga turahemukiranye bikarangira bananyirukanye n'iki kandi njye ntakubeshye ngiye mu rugo mbayeho neza ku ishuri mbayeho neza ku buryo ki nta kibazo ngirana n'abayobozi ndetse no mu rugo iwacu nta hantu na hamwe mba mfite ikibazo ariko nimba umuntu ashobora gutuma biriya byose bitangira kubaho ugasanga ntangiye gushwana nawe bishobora kurangira nanjye nkoze ibintu ntari gukora bitari ngombwa ko mbikora byo nta kundi kuntu twabigenza igihugu naje nafashe umwanzuro tugomba kwirukanisha animateri tukamufungisha twagize n'iyo ndaya tugashaka ahantu tuyishyira ubundi nawe wabigizemo urajya kumarana amezi 3 yose amezi 3 ni menshi ntazabyumva ko ikinagwa nabwiye ko n'inshuti yawe nzayamwumva ubundi mfite n'uburyo nzabigufashamo wangiye akarengane kandi mbibwiye azahita abyumva azabikora gute we ibyo ngibyo byihorera afite uburyo azabyikora mu buryo mba nifitiye ubwoba bw'iki mbimenyereye bwa mbere byari bimbaye nubwo mbere byari kubayeho nyine tugomba no kubyamagana ntuzongere no kubukunda kwanza ni nibyo ngibyo naje kukubwira ibyo ndubitekereza nashaka impinduka nashaka impinduka so I can be okay so I can be okay hakaza iminsi y'umunezero I can make you stay so I can make you stay so I can make you stay Asevane ko nakubuze meze bite nagushatse mu kigo maze gutuma nk'abantu nka 3 cyangwa abana numva ndi bandaho ngaho man mfite ibibazo ariko wumve ngo ndemere kujya no kwiga byanze ibibazo se kandi man shere wanjye ari kumemukira kambabaza ku buryo udashobora no kubyumva mukikize man twarashwanye no mu kanya musanganye n'akana mana yanjye ku buryo ndebye ko nagakubita nkagira byo nabyo bikina neza bitanyongereye se ibibazo mfite byakora iki maze mwapfuye nta kintu yaje twigeze dupfa yaraje arambwira ngo njye nawe ngo dutandukane sinzi ngo twapfuye iki n'izina ry'Imana n'ukuntu umukunda wapi yaraje arambwira ngo dutandukane kandi uriya mukobwa ndamukunda ku buryo udashobora no kubyumva mbare igitekerezo kandi cyumva kuba n'undi Nikita mutariko kandi kawe wapi ntabwo namuca inyuma ngiye ntabwo nabikora wowe nyumva uje kungisha inama ngo utera sibyo washitse kandi kana abana deba ikigo kiruzuye uzira kwiruka ku muntu utagushaka nese ko mukunda kumukunda sibyo bivugize iki ni ukwibabaza ukunda utagukunda shangiye ntabwo namuhemukira ndamukunda cyane ariko udashobora no kubyumva sinzara igihe njya ntekereza yuko wenda azagaruka ahubwo umva igitekerezo cyane ni ukuri kw'Imana njye ntabwo nabasha kuba namuca inyuma ni ukuri kw'Imana ko ndamukunda cyane ese no kumuca inyuma wese kaguca inyuma so mufatanye n'undi mana noneho akana ko muri level 3 cyane ubwo nyine niwe yashinga mana ya si uko nje kukugisha inama kuko ni ukuri kumbwira oya nawe ko ndi kukubwira abandi bakubwira ibintu bizima ukazana ibipfuye shaka undi mwana mana aya ntabwo njye nabasha gutereta undi mukobwa usibye kandi ubyumva kubyumva nese wamfashije basi tugasubira naho ntibizakunda ahora gutesha umutwe kuzonga shaka kandi sinanga rero baki kuri kihisha ishati yabaye iki man nayimvuye hanze man nayimvuye kumugura n'akajuice ibaze ko nanakohereje muri doronga gaso none reba ko mbaye ku ishati none kubabaza wanze gushaka undi ntabwo ngiye namuhemukira nuko namukunda cyane njye ndabikubwiye nyine nkuko aruje kungisha inama nese urabona natereta nde wundi koko wowe ikibazo ntuzateretse ni ukubyemera
numva bitaraza neza arumva kandi amategeko akunda amafaranga byatari nzi ukuntu nanjye nabibonye ahubwo sinzi impamvu mu bwabo kasa cyane mani uzi iyo umuhaye amafaranga niyo waba wakoze iki arakwihorera ahubwo si ndamubwira umwana uba hano rero kuraje usinda kwigiza sinakubwiye ko nzavamo aganda nta mukobwa duteretanye ntamubonye none inde araba ari umuntu muzima ufatika uriya mwana uzi ko ndi kumutekereza araba afatika ngewe sumbwira abantu ntazi iyo bava yakubize mu gihe urumva nakisondeka uriya mukobwa ukunda kuba uri seri utajya unavuga amagambo menshi uriya bita peti kingongo usha urumva bita diyera umwana nshaka kumutereta mwana we musurane kandi ndi seriye uranengushye kiriya kigori utazana bwa bukambo uriya mwana mani afite amadefu nk'igihumbi aya madefu ntabwo ari mwiza pe njye ntabwo mwishimiye nk'inshuti yawe mukunda ntabwo natuma ushaka ukundana n'uriya muntu nike ibyo wavuga byose ni ukuri kw'imana uriya muntu ntabwo ari mwiza ibyo wavuga byose ntabwo mbyitaye urumva wamushegeye for sure gusa ni iki kizima cyagukuruye kumutekerezaho nkumva umutwe uranda ni iki kizima se cyagukuruye ukavuga uti nyine afite indangagaciro reba za gahunda ziriya gahunda uriya mwana afite iyi indangagaciro ibaze ko za gahunda yazanze nagiye kumutereta mujyana mu musore biranga mana we nubwo nazongera kwita inshuti yawe kuko wabusebye cyane ntabwo nazongera ngaho mitiramo muri kino kigo umuntu diyera wapi uriya mwana ndanamwanga njyewe n'umukundana nawe uzahita unyibagirwa ko ntabwo naba nyiri inshuti yawe mbona bisize amakara yiseriye uriya se gukira ni igiki wahisemo ururebye ubona ku byangu byemera uriya mwana ni sawa reka rwose ndi seri ubu se wamuhisemo ushingiye ku kiza abakobwa beza bari muri iki kigo urugero hari abantu benshi pe reba ba Vanessa yego ko mani njyewe n'uriya nshaka ahubwo reka ni materi yansubije fone yawe yesu we mani si ubundi ukoresha iyo miti ariko mva mubwire muzongera guhurira ahantu amafaranga ni wowe uzajya kubyidiriye mani gisuwe reba ukuntu noneho bari baranyereje amafaranga yarayitwaye ntazi ukuntu bizagenda bazongera kuyigufatana indi nshuro imwe yonyine uzongera ujye kuyizana yego uzi ko hano uravuye akantu njyewe ndi kukugira inama nzima kiriya gikorwa ukihorere ukihorere mukobwa hakuno no kuri gusa neza bimeze bite none se nyine si ibyo byose nawe ejo bundi nzasanga bari kugutereta ibintu kuri diyera se ni ibiki kiriya kintu kimeze nk'icyo ntazi uriya mwana ni mwiza uko byagenda rwose se ko bakohereje amafaranga barayohereje tugende nk'areka ahantu utaza n'ubugona ibya diyera ntabwo bikureba wijyana nanjye mu yindi sije ndashaka ko diyera umuvaho ngaho yego mabuja turabivuga ntibakohereze amafaranga nta mafaranga yanjye urya ibyo birakureba sawa nagushakaga biseri ko ntari kuboneka se iki gitenda kubwira n'undi nkigendera ntabirenze ushaka kumbwira iki n'ubugome umaze mu minsi unkorera ahubwo wowe kumubaza ikibazo kimwe ubundi ko twatandukanye tutagikundana kuki unyivangira mu buzima nawe se twaratandukanye ntabwo twatandukanye ibyo biri mutwe ariko kuri njye twaratandukanye aseka nkubwize ukuri tubwizanye ukuri urabona umwaka wose njye nawe tumaranye wabyuka mu gitondo ukaza ukambwira ngo turatandukanye bikaba birarangira bidakunda se ntabwo byakunda byakunda rero ntabwo byakunda njye nawe ntabwo twatandukana ukumva ko tuzakundana ku mbaraga se niba aricyo kizaba gisigaye cyonyine kugira ngo dukundane bizabaho ko njye ntabwo nafata umwanya wanjye nataye ugatuma ngukunda ugahita ubyuka mu gitondo ukambwira ngo dutandukane nta nubwo byanashoboka nta nubwo kandi ntanabyumva ufite kubyumva rero kuko niko bimeze aseka tubwizanye ukuri nigeze ngukorera ikosa ku buryo ushaka kumemukira bingana gute ngera kubwije ukuri mbaranze kwakira ahubwo ikintu musabye reka kunyivangira mu buzima undeke ndeka ntabwo ari ukwivangira mu buzima bwanjye ntabwo ngushaka ndeka ureke kunyivangira mu buzima ibyanjye nawe byararangiye wikomeza kunyizira ntabwo ari ukwivangira mu buzima urabizi ndagukunda ko njye nawe ntabwo twatandukana
rero nicyo gihari ufite kubyumva ukanabyemera. niyo byasaba ko mbicisha mu nzira kugira ngo njye nawe dukomezanye nzabikora. Wabikora utabikora icyo ugomba kumenya ni uko sinzigera nsubirana nawe, icyo cyo ni icya mbere. Tuzasubira kandi unabishe umutwe wawe yuko njye nawe ntabwo tugikundana. Oya, turakundana. Ureke kunyivangira mu buzima, mbikubwiye ko neza unyivangira mu buzima. Icyaba cyiza ni uko urumva nanjye nta mahoro ushobora kugera muri iki kigo, kandi uzamenya uwundi, urumva dukundane ku neza, ariko nibinasaba yuko hasabwa n'izindi mbaraga nzazikoresha, ariko njye nawe dukomezanye. kandi uwo nzakubonana nawe nta mahoro azagira, nzamubangamira kandi byanyabyo. Si ubugome se ushaka kuzana gusa? Si ubugome? Si ubugome? Nanjye ubundi gutekereza undi mupangu ndi buze kuzabukoresha, kuko ntabwo wafata mu mwaka wose njye nawe dukundana uzi ungaraguza agati ubyuka mu gitondo twaraye tuvuganye neza, ubyuka mbwira ngo njye nawe turatandukanye. Iyo mashini yanjye nakemera nkayigurisha n'ibintu byose mfite nkasigariraho, ariko ntumfate ubwo ngubwo. Niba ari ubugome nibwo tugiye gukoresha, tuzakundana kuko abe nakayemo. Ikiba cyiza ni uko wandeka ukiyakira ko ibyo ntabwo byakunda, ntabwo byakunda ko njye nawe twakunda gukundana. Njye ngiye kuko wakiziritse ku muhoro, akiziritse ku muhoro, ntabwo njye nawe twatandukana. Wanyizirika utanyizirika ntabwo njye nawe twazasubira, ntabwo bizakunda. Bizakunda koko niba unyitoye, niba koko kunyitora ungaraguza agati uca inyuma kuri bari abana, ariko nawe nta mahoro ugomba kugira muri iki kigo kandi uzabona. Vadi bya bindi byakunze ibya bindi nafashe amajwi ya animateri ari kuvuga ibintu by'ibinini n'inda byose. Ego ubwo rero gisigaye no kumufungisha, nta kindi gisigaye. Umva nanjye nta mukino mbabarira ugabanye ibyo bintu byawe byimuwe, uriya mugabo yakoze ibintu byinshi, nanjye nta muhe mfite. none tubipanze ute rero, tubigenje ute? Ubu turabigenza gute? Si ukumufungisha se? nyine turacaho ubwo tujya kumurega. nyine nibyo nari ndi kukubaza. urabizi ahubwo se ntabwo yaguketse cyangwa abimenye? nta kintu uva yamenye. nari nigize seriye, kwa kundi nigize seriye, ahubwo byabaye sinzi ukuntu turi bubigeze, niba turi butoroke, niba turi bugiye kongera kumusaba gute, kandi ntabwo yaduha uruhushya. Gatekeeper azajya kumuvugisha, yabyemera se? cyangwa umubwire agurushya ujya kwikuramo utujya ugiye. Nashaka impinduka, nashaka impinduka, so I can be okay, so I can be okay. Hakaza iminsi y'umuneze, I can make you stay, so I can make you stay, so I can make you stay. Ndashaka impinduka, ubuzima burarya, umutima ntutuza. Ndashaka impinduka ngo mbone bucya, amarira arashoka, ibitotsi simbibona, nanjye umutima urababaye. Ndashaka impinduka, ndashaka impinduka, so I can be okay, so I can be okay. Hakaza iminsi y'umuneze, I can make you stay, so I can make you stay, so I can make you stay. Ndashaka impinduka, winyanga winsiga mu maka, ubuzima sinjye nabuhisemo, nkeneye urukundo rwa kivandimwe, dore na data na mama nigize, winyanga ni wowe nsigaranye. Ndashaka impinduka.